niho hano hatoranyijwe kuzubaka ikusanyirizo ry'umuriro w'akarere kose. Mbiki cyane rwose. umva ibyo yashimishije ntabwo yishimye rwose kuko niyo mana dusenga irakomeye ariko nawe imana ikabura guseruka imana nkomeze guhangana kugerageza n'ingorane n'intambara kugeza ubwo uzagaruka izina ryawe rishimwe. Bantu nanjye rero ukomeze kugenda imbere mugende inyuma kandi ukomeze kubana nanjye bisabye nizeye mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Olivier wino hano nkubwire. Olivier rero nari nibagiwe kukubwira wa mudamu uheruka kuza hano ntabwo mwibuka. Wa mudamu w'inzo Janine hari inzu namwemereye imwe kwa mukecuru idaheruka mu mpangare. naza uhita ujya kumufasha kuko araza yimutse urebe ukuntu umufasha kuko njye urabona ntabwo mpari ariko wowe ngusize ku rugo urabimukemurira. Araza kwa mukecuru ndamufasha nta kibazo. Sawa reka nyaruke nanjye. Mama Ganza we ibuka gushyira ibipapuro muri toilette ndabona bishizemo. Yego ndabikora ariko rwose bitebukuze dore saa 9 zageze dukora isengesho. Nikije gusenga umugani ari ukeneye kandi koko ni ngombwa. Ni ngombwa ngwino ya saa yageze. Yageze rwose. Seri tugomba gusenga rwose. Ni gusingiza Imana niyo itugize. Nese cyane tarake muri bacyarimo. Ageze kwa nze iminota mike saa 9. Fatira aho bigeze nta kibazo. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushima data mwiza, tugushime kuri Imana ikomeye wabanye natwe waturinze. Uyu munsi wabanye natwe warinze intango z'ibyanjye byacu, waturinze ibyari kuduhungabanya, waduteje ubuzima. Hari benshi batakiriho data, haba icyubahiro kuko kiturinze. Isa turakwinginze kugira ngo twogeshe amaraso yawe twabuze n'ibitekereza nabi dukora ibidakwiye ariko nyinga Imana uzi intege nke za muntu turakwiza ngo tubabarire twogeshe amaraso yawe. Turakwiza data mwiza ukimara kutubabarira bandi natwe muri aka kanya dutuje imbere yawe tuje njye n'umugabo wanjye ndetse n'umwana wacu Ganza utari hano turamuguteye kugira abane nawe kandi natwe dushyigikire mu rugo rwacu uduhe imbaraga dukomeze urukundo kandi ude gutera imbere kuri no ku mubiri uri Imana kandi ushoboye byose umwana natwe muri byose ibyo dukora byose tugize mu biganza byawe ubigenge tusobeze. Rebera nk'aya matafari yanjye batangiye kumera gutya se ko aya maza yamena. Aya maza yamena se ubu bazubakisha iki? Cyabagize ngo hararangiye sinakubakisha n'igikoni. Njye muri Matayo umutwe wa 11 murongo wa 25 ndageza kuri 28. Umutwe uravuga ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Muri iyo minsi Yesu arahavuga ati ndagushimira data mwami w'ijuru n'isi kuko wahishije abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko data kuko ariko wabishatse. Byose nabihawe na data kandi ntawuzi umwana w'Imana keretse se w'Imana. Keretse se kandi ntawuzi se keretse umwana w'Imana n'umuntu wese uwo mwana ashatse kwimenyesha. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Namwe muzabona
uburuhukiro mu mitima yanyu kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Icyo ni ijambo ry'Imana. Iri jambo ni ryiza. Ijambo igihe cyo numva nyine dushishikariza nyine ukwegera Imana, abarushye baremerewe twese twegera Imana kuko ariyo izaturuhura. Kuyiba hafi rwose no kuyitatira. Yego. Kandi nk'uko nyine twabikoze tugomba kwegera Imana, niyo izakemura ibibazo byose dufite. Nukuri rwose ni ukuyitura ibyacu byose. Nta kujya kure nyine, haba mu bibazo, haba mu byago ndetse no mu byiza. Tugomba kuyiba hafi kugira ngo ibashe kudushoboza. Igomba kuturindira urugo, ikaturinda twese, ikaturindira imiryango, ikaturindira inshuti n'abavandimwe, abaturanyi, abo bose ikabarinda, maze natwe tukabaho kandi tukabaho neza mu bukene bwacu, tukihangana ahubwo tugakomeza tukagendana neza. Amen. Ngabo mwisanga usengera ijambo duhawe, Imana nyine dufashe. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana nziza, twongeye kugushimira ineza yawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye ko utaba kure yacu, uhora hafi yacu. Tugushimiye umwuka wawe wari uturagira aho tugiye hose, tugendana nawo, ukaturinda, ukatubeshaho, ukaduha ibyo dukeneye bya buri munsi. None rero mubyeyi mwiza, turagutura ibikorwa byacu, turagutura ubuzima bwacu, turagutura ubw'abaturanyi, turagutura ubw'abantu bose bakwiringira, kandi turakwereka n'abatakuzi kugira ngo Mana ubahe kukumenya no kugukunda no kukubaha. Komeza turagire kandi uturinde imyuka mibi. Izina rya Yesu, uturinde imyuka y'abadayimoni, uturinde ibyago bya hato na hato, uturinde kwishyira hejuru twikuza, maze Mana uduhe guca bugufi imbere yawe, kandi ukomeze kuturengera uko bwije n'uko bukeye, tujye duhora tugendera mu nzira ikugana, dukeye kandi dusukuye. Amen. Amen. N'ikireka ngishyiraho njye kuzana ibindi. Mwaramutse Olivier, amakuru yawe? Kuko wese arahari ko mushaka? Hari ariko nyine yari yambwiye ko ndibuze kukujyana kwa mukecuru nkakwishyura burimo. Umukecuru? Umukecuru noneho tugende ahanyereke ushyiremo ibi bikoresho nanahakurure. Ibi ngibi byonyine se ufite n'ibyo mwari mutunze? Ibindi imodoka iri bubyimure nijoro. Ntabwo ari ibi byonyine, ibindi biraza nimugoroba. Naraye mbisize ku muturanyi, niho bari bubisange. Wabibikije? Nabibikije. Reka tugende. Ikorere, ariko ndanananiwe cyane n'umuruho. Mwaze. Mwiriwe none ko nari ndimo ndangisha kwa Maganza mwahandangira amahoro hari ubutumwa nari mufitiye nawe mwavuga tugende natwe bisa nk'aho ariho politiki. murakoze. kugira ngo se ntiduhageze Ariko ni kure. Kumva nani? rero
kwa Maganza ni kuri uyu muryango. ndabona atari kure ugereranyije n'aho bimukiye kuko nubwo naherukaga kera ariko ndabona atari kure yaho. Ahubwo se ko mbona badahari babagiye. Sinzi ndabona nanjye badahari. Reka mbe nica aha ngaha mbategereje nta kibazo. Bategerejeho buriya bari. Twebwe se nahana Agize se umuryango si uyu nguyu. se nahana Dore ni aha ngaha. reka nura hano ubundi bavuga ninabiri hari na kura Bo ndabona ari na heza nta kintu batwaye. Reka ngurire n'ibintu bijyanemo ikirani nze mfate na kino gikapu ndanakibasha kuva na cyari twanananiye. dore iki cyumba rero ndumva hari ikibikamo ibintu bine wazamukubita n'ikindi. Hanirika hose marebe Dore n'iki cyumba ni icyawe uzajya ugikoresha. nimbure nyine Dore na salo. ndabona ariko reka nkuruke ndabona hadaheruka amazi aranasa nawe ndahitamo akubura rwose ndabona ntaheruka amazi ntakorobye. Igikoni se ni iki? Bo dore igikoni uzagikoresha ni iki. Noneho dushe ndumva uzagikoresha imwe yo kwa Maganza. Tora muri dushe imwe Dore ngiri. n'igikoni ariko ni kimwe. Oya igikoni bo bafite ikindi ahubwo iki gikoni ni icyawe. Yego ahubwo akiri imfunguzo mbere kandi ngiye. urakoze ariko ndi kubona hasa nabi kandi fata umweyo makuzo urihangana nyine ukora amasuku. ndabona umweyo ariko ndabona wabona Se ntabwo baraza. Ntabwo ndabona bataraza. Noneho rero reka waza ukaba uri kumwe na mama bakaba muganira ukaba ubategereje. Yego nta kibazo. Noneho ngiye rero mbaye ngiye. Sawa turi kumwe. Sawa. se uhagaze hano reka nze ndebe agatebe ube wicaye siko se karaharara ndebe ko ntako baba barasize. Nta kibazo. ndabona nkabonye we nubwo hadakuye ariko Oya nta kibazo. aho wicaye hano Barakoze. kugira ngo baturutse hera Mu rugo ni Iburasirazuba niho naturutse. Iburasirazuba. Ajya batubwiye ko witwa nderega nanabyibagiwe kubera umuntu. Nabwiye ko nitwa Pascal. Pascal. Yego. Tumaze nk'ubure hano haranasa nabi. Ibindi turabivugana. Yego. Mu Burasirazuba se ubuhezi kira imyaka n'izuba gusa aribyo ndi kuhamya. Mu Burasirazuba turahinga baravomera aho usanga ibintu by'imbuto babyeza inyanya barahinga pe ibintu birahari urenze. Njya ngo banavomereza imashini. Imashini baruhira babona imigezi biriyo baravomera imyaka sinakubwira ibintu bareza pe. Reka njya numva bene wacu bahasiye bavuga ngo harimo ikiyaga. Ahubwo sinzi abantu mutuye inaha sinzi uko mubayeho pe. Nawe urabona nanjye ndi umushyitsi nyine ariko icyo mabona ni izuba. Yego. Aha mbega ahantu ko wagira ngo nta muntu waherukagamo byibuze ntakubura turahinda. Nibyo nibyo umuntu yimukiye ahantu bari ngombwa kugira ngo abanze akore amasuku kugira ngo abone kuhaba. Hari ivumbi we hari imyanda hano hari iki gifuka mve kuyoreraho ngiye kubimenya. Umuhungu wese ko imiruho y'ino si bitumereye nabi mukwama tubungagira nyine uko anye niyo mpamvu ubonye baje kunyereka hano. ariko mwana yanjye uko kukanza ndamukura ingo zose nazibutse iby'umwana agiye kuko
menya amaganza aje ndumva ijwi rye naryumvise. uwo ni we namwumvise rwose ntabwo nabibwe ijwi rya mushiki wanjye. aha garaje nyine wa mwana kuko yizuburara bigenze gute uyu mwana naza ndamuhana nko pe noneho reka njye kumureba mugisha yaje. ngaho genda Yego. Muraho. Uraho amaraso yanjye. Nari mukuru. Amakuru se. Amakuru ni meza. Nubwo wabaye urugabo. Suni cyane. Ni ukuri ni cyane pe. Ntabwo ari cyane. Yo reka nzi n'agatebe wicare. Yewe. Meze uteze. Meze neza. None se amakuru. Amakuru ni meza rwose nta kibazo urabona nyine ntabwo ari cyane. Kununguye. Ne yamyumbati n'ibishyimbo n'ubundi yo mu rugo twirira n'amateke. Bireze. Bireze nta kibazo. Uranunguye pe. Nari nje mutunguye nyine. Ako ntacyo bitwaye. Kuri umuvandimwe se. Reka mbanze mwakira nde bagiye kukwakira. Yego nta kibazo. Hamwe ni rwose urantunguye. Ntabwo wakeka ko navuye iburasirazuba ngo nze musure. Ibyo nta nibyo natekerezaga. Ahubwo naje nsanze mwarimutse nuko mpuye n'abantu ku muhanda nawe hari umumama waruje nawe tuzanye. Niwe ukurangiye hano. Niwe undangiye n'undi musore. Nanjye kubaza uburyo umenye hano. Barandangiye nyine niko kuhagera. Nese amakuru. Amakuru ni meza. Mama na papa baraho. Mu rugo baraho pe. Nta kibazo. Sa nayo ngukumbuye. Ntabwo byabura nanjye nari mukumbura. Mwisi cyema ari myinshi pe. Mwisi cyema ari myinshi kandi turabavandimwe ugomba kunkumva nanjye ndagukumbura. Ahubwo reka mubwire icyari kinzanye. Urabona ejo bundi twavuye mu nama. Abantu bose batuye kuri wa muhanda w'iryepfo wa kabiri. Ngo bazajyana ibyangombwa ubwo niranga muntu ndetse n'ibyangombwa by'ubutaka. Ngo bagiye kuhanyuza ngo umuyoboro w'amashanyarazi bagiye kuhashinga ya mapoto manini nyine y'amapironi bazajya banyuzaho umuriro w'amashanyarazi. Urumva se mu rugo bagiye gukira bashaje. Ngo bakira. Mukuri pe. Buse bazamahora? Ahubwo niwo uzabongerera. Aha. Ni kuko numva bagiye gukira rwose bashaje. Aha. Buse bazama we. Ngo baguha. Neze bira bifaranga byose urumva babimara. Aha, ahubwo niwo uzabongerera pe. Akambongerera siki. Papa yagiye kumana w'amahanu ku gasongero kimisozi nkaho yamaye akazi ko kujya ncunga urujya n'uruza rw'abantu. Ko ni igitangaza ye. Nukuri mushiki wa ntago wagakwiye kuburi kugaya papa ahubwo wakabaye kumushima cyane. Ariko rwose Pascal uzi ko ari ahantu nta n'20 z'ibishyimbo zeramo. Rero iyo wari uzi ko hari ahantu hawe ariho honyine hatoranyijwe kugira ngo bahubake ikusanyirizo ry'akarere ry'umuriro w'amashanyarazi. Ngo suramo numwe. Iyo wari uzi ko kariya karima kawe konyine niho hahiswemo kugira ngo bahubake ikusanyirizo ry'umuriro w'amashanyarazi w'akarere kose. Ngo uvuze ahubwo ngo ni ugushaka gufunguza konti hanyuma ayo mafaranga nyine akazanyizwaho. Mwana we konte mama ganza amafaranga cyane rwose. uvuye mana uhabwa icyubahiro iyo mana dusengira akomeye mana we mana usubiriza igihe we. Ahubwo se turajyaho ryari ni ukuzinduka mu gitondo ugira ngo se n'amafaranga azatinde nyuma y'iminsi 3 umaje kuzuza ibisabwa amafaranga azaba yaje pe. aho se wumva none hehe n'ubukene punda buvumwe. Umva Pascal mana yanjye mana mva gusenga ko abantu mana yanjye mana uhabwa icyubahiro hehe n'ubukene ubu ndabusezeye rwose imana iradusubira. Yewe ko mana uyu ni fita muraho neza imyaka myinshi ubu ni wowe ni njyewe yego ko mana yanjye imyaka myinshi nuko mbere cyane meze gute meze neza amakuru yawe desi twarayamenye ariko no kwihangana nuko nyine byagenze ndabona umeze
aho ntabwo bikoroheye pe ntabwo byoroshye ariko duherukana kera bakwita fita yego ko mana yanjye none bavuga ngo mama ganza nkabebe se mama ganza none ni wowe ni njyewe rwose yego ko mana yanjye guheruka ukiri umwari nanjye mbiyo ngiyo nyine nitwa mama bebe none yego ko mana wabaye mama ganza nabaye mama ganza rwose uhehe no kuba inkuru byararangiye cyane byiza pe ni byiza gwino nawe nyine wumva icyo twakurushije narangije kubyakira reka ta umugore rwose byararangiye ariko ndabona nta kintu bigutwaye pe we nta kintu bigutwaye naho ngereka reka oya nawe humura mama komera gusa nyine mama bebe njye na papa ganza nyine tujya tugutekerezaho turavuga turiya mubyeyi nyine igihe nari nkuziye wowe wari uzi gukora uzi gushakisha uri umuntu uzi gukora cyane kandi ndabizi neza ntabwo baguciye amaboko gusa nyine nuko wagize ibyago ugahura nyine n'umugabo mutuzuzanya ariko nkanjye na papa ganza rwose turuzuzanya turahuza mu bukene bwanyu buriya umugabo wawe nawe aguteje ibibazo byose kubera kutumvikana kwanyu ariko njye n'umugabo wanjye papa ganza nubwo dukenye pe ubukene bwacu turumvikana dushyira hamwe turuzuzanya nukuri pe mama ga porofesa yatumye nkumbura ubukene kera tugikenye nyikorera ifumbire nyikorera ubwatsi nahira ibyatsi by'inka yarankundaga akanyita sheri nkamwita shushu umva tubanye neza pe ubwo uzi ko najyaga guteka mu gikoni agasigara nsaturira inkwi ariko tumaze gukira yahindutse ahinduka nk'ingona nyoberwa uwari nizere ko papa ganza wanjye dukize rwose byataye inkora yabonaga ndi mwiza ariko tumaze gukira yabonye ngo ndi umugore w'icyo ntazi yewe humura ni ukuri kandi ukomere kugera kure ntabwo ariko gupfa sha ntabwo mbizi nyine ubu ngiye gufunda ubuzima ntangire bundi bushya nyine reba aho nakodesheje ndabona tunaturanye wabaye umuturanyi rwose uzajya ungira inama unamfashe ndebe ko nanjye nakwiteza imbere se kubona byancanze oya bizagenda neza ariko wowe humura cyambere ni icyizere uzakura kandi bizagenda mama ga reka njyane ino myanda ndaje nsanga harasa nabi umva mpita nkubura nyine we ntiwari uhari none reka njye kuyimena turavugana turaza kuvugana humura ndahari umubyeyi mama bebe duherukana kera ariko pe inkuru mbwira nshimishije cyane papa ganza atinze kuza ngo twishimane ubundi papa ganza atinze kuza rwose ngo umubwire iriya nkuru ubundi tujyana y'ibicu ahubwo no gufunguza agataba amafaranga yo yaje pe mwana we ko imana ikwiye gusingizwa pe noneho hari akantu nashakaga kugusaba wenda sinzi ikintu uri gukora muri uyu mwanya ariko nagushakaga uyu mwaka yewe ikintu uraba uri gukora cyose bugihagaritse uze wumve nyine ngira ngo nguye pe ariko urabizi nakubaha ntabwo nabyanga reka nyihanganira rwose uze ndagukeneye ndaje mu kanya gato urabona sawa yego ko rero pasika uraboneza pasika amakuru yawe amakuru ni meza uzi ko wabaye igisore koko ari cyane utinjiwe n'amashuri rwose tukakunywera inzoga nta kibazo yewe ubu se ufite umusheri ntabwo yabura wabaye igisore kabisa ntabwo ari cyane yewe ahubwo tuba twaje ibishyimbo n'imyumbati hakurya muraho rero turaho nta kibazo turashima imana umva nari mbakumbuye cyane rwose rwose umaze kuba igisore rwose yewe nabaye igisore pe ibintu byarangiye rwose ibiki se kandi ibiki koko byarangiye mvugo byarangiye ibiki se kandi imana yashyize akadomo ku bukene iki niyo mana dusengera aho mfasha kubwira iki ibintu byarangiye ubukene bwashize byagenze biteze bikujya kutishima se nkuko nishimye banza umbwire uko byagenze ngo ibiki baganza rero nkubwire nkuru umugabo mwiza uyu mwana w'umuhungu anzaniye inkuru rwose y'akataraboneka ngaho rero
arambwiye ngo tuzi ka karima twagiraga katakundaga kwera ndakibuka kamwe rwose ko ku mpinga hariya niho hantu hatoranyijwe kuzubaka ikusanyirizo ry'umuriro w'akarere kose mbiki cyane rwose umva ibyo yashimishije ntabwo wishimye rwose kuko nishimye iyo mana dusenga irakomeye ariko nawe imana ikabura guseruka imana umwana w'umukobwa ndabona asanzwe umuzi inaha nubwo numva ntazi agace kariko none se Olivier uyu mwana w'amakuru ni meza nyine uyu mwana ndumva yari asanzwe aza hano ariko nyine ntabwo ari uwakure nyine asa nkaho abonekeye njyamubona ariko ntawe wo kumusobanurira neza singiye gusura ariko nta kibazo nyine nari mbatunguye hari ikintu nashakaga kukubwira nawe nyine ubwo rero nyine biba ngombwa ko muhamagaye buneje nawe ari rwaba ukiva ku kazi noneho rero uyu ni sheri wanjye kwa kundi wajyaga wigira gutyo ukibeta muri telefone none uyu nguyu mwabaga muri kuvuga maze kubabwira nyine ko yari sheri wanjye yego noneho rero nkaba nifuzaga ko nyine nabasaba ko nyine abantu amazina yise yitwa nde aba yitwa nde yitwa Jojo yitwa Jojo okay ndacyumvishije igitekerezo wagize ari cyiza simpakanye kandi nanone ntabwo mbabujije gushakana nawe ndamutunguye ntabwo yarabizi gusa ariko urabona ari wowe nawe muri batoya sinzi niba mwese ubwanyu mwumva ko iki aricyo gihe uburyo mwashakana mugashinga urugo nanjye niyo mpamvu bahamagaye nyine ngo mbibaganize ntabwo igitekerezo imyaka yanyu iracyari mike ariko nubwo ari mike ni mike itabemerera gushaka ariko noneho gusezerana byo murabyemerewe imbere y'amategeko ahubwo rero icyo gitekerezo mwagize kandi noneho kijyanye n'amafaranga ntabwo mwayageraho kubaka urugo n'ishuri kandi risaba n'ibintu byinshi cyane nyine papa mama ku bijyanye no kuvuga ngo imyaka ntabwo ari yubaka urugo rwubakwa n'abantu umuntu yabyumvikanye na mugenzi we ko bagiye kubana bakundanye bakubaka urugo rwabo rugatera imbere ubwo rero ku kijyanye n'amafaranga yankundiye nakoraga akazi ko gucuruza imyenda ubwo rero tubaye ari abantu tubyumva kimwe rwose twacuruza kandi tugatera imbere nta kibazo none se wowe wa mwana w'umukobwa we wowe urumva ubu buzima bwo gushaka mukiri bato kandi noneho nta n'uburyo bwo kwiyubaka mu buryo bw'amafaranga mu mufuka ntabwo hameze neza wowe urumva kuba muri ubwo buzima uzabishobora wenda kuba sheri yabitekereje gutyo cyane ko yababwiye ko afite n'akazi ko gucuruza imyenda nta kibazo ubundi cya mbere ni ubufatanye cyane ko njye n'uwo nkunda hari experience dufite mu bintu byinshi twagiye tunyuramo uko naburara ndi njyenyine cyangwa se uko yaburara ari wenyine byose twagiye tubinyuramo bitandukanye ahubwo bitandukaniye ni uko twabirwanya turi kumwe nahise ubundi bwo wenda muri iki gihugu cyacu haramutse nta bantu bafite akazi gahemberwa umushahara w'ukwezi ntabivuze ko ntababana oya n'ubundi ibyo ntabwo byababuza kubana ahubwo twebwe icyo tubasaba ni muduhe amahirwe
muduhe niba mugisha wa kibyeyi hanyuma natwe uko biri kose ntabwo tuzabatenguha. ndinde se utashyigikira abakundanye nanjye na nyakwigendera twashakanye turi munsi y'iyo myaka yanyu ariko twagiye dufatanya twubakira hamwe ubuzima so rero nanjye nzabafasha ibyo nzashobora byose rwose nzabafasha namwe mubashe kugera ikirenge mu cyo bababanjirije. Murakoze bana banjye murakoze papa nuko komereza aho.